Zimana TV ndabashuje mu izina rya Yesu aho muherereye hose abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda bari i Burayi ku mugabane wa Aziya ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amazina nitwa Ayabagabo Jean Bosco, banzi ku izina rya Biratogota mu rugo ni Rwamagana. Nongeye kubasuhuza amahoro n'imigisha Imana itanga bibabeho. Hanyuma uyu munsi ndifuza ko dusengana kuko ndi mu bihe by'amasengesho, ndi mu bihe ndi kwegerana n'Imana, ndi mu bihe ndi kuvugana n'Imana. Rero ndagira ngo nawe unkurikiranye ubane nanjye kandi unkurikirane ukora share kugira ngo umugisha w'Imana ukomeze kukubaho, wandika na comment. Hanyuma turasoma ijambo ry'Imana turi busange mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ni ibice 33 niryo jambo tugiye gusengeramo, umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Haravuze ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya bwa kabiri agikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti, uku ni ko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Turasoreza muri Zaburi y'125, Zaburi y'125 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri ni ryo jambo tugiye gusengeramo, ni ryo jambo tugiye kwakiriramo, ni ryo jambo tugiye guhanuriramo, kandi ubwiza bw'Imana bubabeho, imbaraga z'Imana zibaganze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma ndaboneraho kuvuga iki kintu, nje kuvugana n'abantu bavuganye n'Imana, cyangwa se nje kuvugana n'abantu basenze, cyangwa abantu bayirindiriye. Iki ni igihe Imana ije gukoreramo ibyo yavuganye nawe. Hanyuma uyu Yeremiya Imana ivuganye nawe aya magambo habaye iki? Iyo dusomye mu gice cya mbere ku murongo wa 4 dusanga Imana nibwo yari imaze guhamagara uyu mugabo Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya, nakumenye ntarakurema, ndangije ndakweza ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Uyu Yeremiya Imana ivuganye nawe igihe kiza kugera, agera mu gihe cyo kwiheba, agera mu gihe cyo kwiganyira, agera mu gihe abona ibintu byacitse. Bibiliya iravuga ngo Imana igaruka bwa kabiri ku murongo wa 11 iramuhamagara. Mbibutse uyu Yeremiya yari azi kumenya neza no gusobanukirwa niba ari Imana bavuganye koko. Bibiliya iravuga ngo Imana ihitiza iramuhamagara, Yeremiya arayitaba, iramubaza ngo mbe Yeremiya uruzi iki? Arayibwira ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Iramubwira ngo waroye neza uko ndinda ijambo ryanjye. Ndagira ngo nkubwire wowe ijambo Imana yavuganye nawe ntago riri ryonyine, hari n'ingabo z'ijuru zishinzwe kurindira ijambo Imana yavuze. Mbibutse iri jambo Imana yavuze nta murozi uriroga, nta mugambanyi urigambanira. Haleluya. Dawidi we yaravuze ngo iri jambo Imana yavuze ngo iririnda ibihe n'ibihe, kandi ntabwo iririnda gusa, ngo iririndana n'umuntu yaribwiye. Dr. Luka we yaravuze ngo iri jambo Imana yavuze ngo aho kugira ngo have inyuguti n'imwe ngo isi n'ijuru byakurwaho. Bishatse kuvuga ngo icyo Imana yavuze no kugikora izagikora, ubwoba nibushire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo uyu Yeremiya wavuganye n'Imana, Imana ikimara kumubwira aya magambo, Yeremiya arataha. Reka nihute. Bibiliya ivuga iki mu bice 20 hanyuma na 2? Bibiliya iravuga ngo uyu Yeremiya wavuzweho n'Imana, uyu Yeremiya wivuganiye n'Imana vizavi, aza kwibeshwaho n'umwami bitaga Pashuri. Ndagira ngo nkubwire, sinzi igihe Pashuri amaze akubabaza, sinzi igihe uyu Pashuri kandi yaba ari umurozi ukuzengereje, uyu Pashuri kandi yaba ari ukurwanya mu kazi, uyu Pashuri kandi yaba ari ugusenyera urugo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ijambo Imana yavuganye nawe kuri ibi ngibi nibyo igiye gukurikirana, ba Pashuri bahari bareba n'amaso yabo. Bibiliya iravuga ngo uyu mwami
etanosa lakita. Uyu mwami Pashuri ngo afata Yeremiya. Bibiliya iravuga ngo Pashuri ababaza Yeremiya ngo aramukubita. Bibiliya iravuga ngo agera no mu rwego amushyira mu mbago. Imbago Bibiliya ivuga sizi bagenderamo bavunitse, ahubwo ni twa duti bashyira hagati y'intoki bagakanda. Bibiliya iravuga ngo Pashuri akanda Yeremiya. Uyu Pashuri uri kugukanda, sinitaye ku gihe amaze arimo arakubabaza, sinitaye ku gihe amaze ari kugukanda, ahubwo nitaye ku ijambo Imana yavuganye nawe. Mwibutse gupfa wakabaye warapfuye, kubera Pashuri we ntashaka kubaho. Aracisha amahembe uko bukeye nuko bwije, arakugambanira uko bukeye nuko bwije. Nta kindi kikurinze, urinzwe n'ijambo Imana yavuganye nawe, urinzwe n'iki Imana itegura kuzakugira cyo. Haleluya, haleluya. Ndafashijwe, ndumva imbaraga z'Imana, ndumva gukora kw'Imana. Uze kunyemerera, we wizerane nanjye, uraza kubona ubwiza bw'Imana, uraza kubona Imana ikurengera mu maso ya Pashuri, uraza kubona Imana ikorera mu maso ya Pashuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiliya iravuga ngo uyu Pashuri ngo amajije guhaga Yeremiya, jambo riravuga ngo nkuko twasomye ryavuze ngo afata Yeremiya ngo aramujyana amukingiranira mu gikari cy'inzu y'imbohe. Umva umuntu wavuganye n'Imana, umva umuntu urinzwe n'Imana, umva umuntu urindiriye gutabarwa n'Imana, umva umuntu wicaranye amasezerano, umva umuntu uryamanye icyo Imana yamuvuzeho. Haleluya, haleluya. Niba yarakikuvuzeho ubwoba nibushire, niba yarakivuze ku mutware wawe ubwoba nibushire, niba yarakivuze ku mugore wawe ubwoba nibushire, niba yarakivuze kuri famiye ubwoba nibushire. Iki ni igihe Imana ije gukoreramo ibyo yavuganye nawe. Iki ni igihe Imana ije kugutabariramo. Iki ni igihe Imana ije kukwiyerekeramo. Twikirize twese ngo amena, twikirize twese ngo amena. Penakosideraye boneda. Ndayumva Imana, ndayumva ya yindi ivuga bikaba, ndayumva ya yindi itegeka bigakomera. Hari ibintu Imana igiye gukora muri uyu mwaka ubibonesha amaso yawe. Hari amateka Imana igiye guhindura. Ije kukwiyereka mu kibazo wari urimo, ije kukwiyereka muri iyo gereza wari ufungiwemo, ije kukwiyereka mama, ije kukwiyereka papa, ije kukwiyereka mukobwa. We wariraga, we warurwaye, we waruzengerejwe, Imana ije kukwiyereka, Imana ije kukurwanirira, Imana igiye kwitamurura mu gicuku cya nyuma. Hari ibyo ije gukora mu gicuku cya nyuma, ije kukuneshereza. We waruri muniha, we wazengurukaga bucece, we wingingaga Imana ngo izi gutabare, izi kurengere. Iki ni igihe nayijemo, ije gusohorezamo ibyo yavuganye na mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Pashuri ngo aramufata amukingiranira mu gikari cy'inzu y'imbohe. Hanyuma ngo amaze kumushyira muri iki gikari cy'inzu y'imbohe, amateka cyangwa Bibiliya iravuga ngo Pashuri ahita akora inama yo kwica Yeremiya. Hanyuma ngo amare gukoranya iyi nama, hanyuma ijuru naryo rihita rikora inama yo gutabara Yeremiya. Ndagira ngo wowe wizeranye nanjye tuze gusengana, kandi muri aya masengesho cyangwa se muri iri sengesho ijuru rihita riterana ku bwawe, ijuru rihita riterana ku bwawe, kandi ntiriterane gusa, rihita rifata n'imyanzuro, rihita rifata n'imyanzuro yo kugutabara, yo kugutabara, yo kugutabara. Ndeka mvuga iri jambo ni Dawidi warivuze muri Zaburi ya 12:6. Yaravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, aravuga ngo kubwo gusuza umutima k'umukene, aravuga ngo none aha ndahagurutse nje gushyira mu mahoro w'abacunira ingoni. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana irahagurutse, ihagurutse kuri ubwo burwayi, ihagurutse kubakurwanya, irahagurutse ije kwirwanirira. Wewe wihagararire gusa, witurize uceceke, ubone ineza y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ijuru ngo rimare guterana, imyanzuro ivuye mu nama ngo yohereza marayika. Aragenda asanga Yeremiya aho yarakingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe. Marayika ngo agere kuri Yeremiya, abwira Yeremiya, aramubwira ngo Yeremiya, ikoza wakoze niryo guceceka ntutabaze. Iramubwira ngo ntabaza, njyewe Uwiteka ndagutabara. Ndagira ngo wewe gutabaza imiryango, utabaza ijuru. Ijuru rigutegeye amatwi, ijuru
Haleluya, 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 haleluya. Navuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Mu yandi magambo Pashuri yakoze inama yo kukwica, ntabwo ari ukugufunga gusa, n'urupfu rurahari. Ndagira ngo mubwire ngo aho ibikwica byari biri ni Imana yohereje marayika, aho ibikwica byari bigutegerereje n'ijuru rigiye gutabarira mu izina rya Yesu Kristo. Hari ubutabazi wakiriye, hari ubutabazi. Izina ry'Imana rishimwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Marayika ngo amare kuvugana na Yeremiya, birava ngo Yeremiya ahita afata umwanzuro, aratabaza, arasenga. Arimo arasenga mu bice 40 ku murongo wa 4. Umva umuntu wavuganye n'Imana, iyo asenze Imana ihita imwumva, iyo asenze iratabara, iyo asenze ihita izana ingoga. Ngo amare gusenga, agisenga mu bice 40 ku murongo wa 4, Bibiliya iravuga ngo ijuru ritari mubwira ngo noneho Yeremiya mubohoye iminyururu yari kuboshye, hanyuma ntiyamurekera muri gereza. Birava ngo ihita imuvana no muri gereza. Haleluya, haleluya. Ngo bagere hanze, Imana iramubwira ngo Yeremiya, dore igihugu ngiki imbere yawe, aho ushaka hakuboneye, ngo abari hujya. Hanyuma iramubwira ngo nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, ariko nutanabishaka ujya hakuboneye. Dore ndagira ngo mvugane nawe, Imana igushize imbere igihugu aho waba uherereye aho ari hose, aho wumva hakuboneye abari hujya. Kandi ndahanura mu izina rya Yesu, uku kwezi kutararangira Imana igusohokane mu izina rya Yesu Kristo. Gereza wari urimo akira gusohokana n'Imana. Imana iragutunguye, Imana iragutunguye. Si wowe itunguye gusa, itunguye na ba Pashuri. Baraza kugushaka basange wabasize, baraza kugushaka basange Imana yaguteye inkunga, baraza. Haleluya, wakira inkunga y'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Dawidi yavuze amagambo meza muri Zaburi twasomye y'125. Yavuze ngo abiringiye Uwiteka, aravanga abo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Umuntu wasenze iyo inzara ije arakomera, umuntu wasenze iyo ari mu bushomeri arakomera, umuntu wasenze iyo bamusohoye arakomera, umuntu wasenze iyo bamugambanira arakomera. Hayayayaya etandodra ya bone shayini. Umuntu wasenze, umuntu wabanye n'Imana, iyo ibibazo bije agenda agwiza imbaraga, iyo ibibazo bije agenda yumva Imana, iyo ibibazo bije ntabwo acika intege. Haleluya. Uyu ni Dawidi wabivuze. Yabivuze ari he? Yari ari mu iteraniro avuga aya magambo. Hari abantu bari barimo, hari abamwumvishije, hari n'abataramwumvishije. Abamwumvishije ni abana ba bene Kora. Babwiye Dawidi, baramubwira bati Dawidi, twemerere tubivugeho nubwo abantu batakumva, ariko twe hari cyo tubiziho. Dawidi abaha umwanya, baravuga ngo mwene abo bantu biringiye Uwiteka, baravuga ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, kandi imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Ndagira ngo nkubwire ikigeragezo ufite, ukomere mama, ukomere papa, ku murizo wacyo hahambiriyeho igisubizo, ku murizo wacyo hahambiriyeho ubutabazi, ku murizo wacyo hahambiriyeho kurengerwa. Tuvuge ngo amena. Bakimara kuvuga aya magambo, ndagira ngo mvuge kuri iki gikombe cya Baka. Waba ufite icy'uburwayi, waba ufite icy'ubukene, waba ufite icy'ubushomeri, sinzi igikombe urimo. Icy'ingenzi ni uko ngiye kuvuga kuri iki gikombe, kandi urakiriramo mu izina rya Yesu. Izina ry'Imana rishimwe. Izina ry'Imana ryubahwe. Urakoze Data, urakoze Mutabazi, urakoze Imana y'imbaraga, urakoze Jehova Rafa, urakoze Rishadayi. Hayi, icyubahiro n'ikibi cyawe. Muririmbyi we yararirimbye, haravuga ngo mwiyumanganye mu byago mugiye kubona. Hayi, ngo murinde imitima yanyu itagwa mu gicu. Hayi, piri kutayi. Izina ryawe nirihimbazwe Mwami, izina ryawe nirihimbazwe Mwami. Iki gikombe cya Baka nasomye amateka, nsanga ngo ni ubwoko bw'Imana bwari busigaranye inzira honyine. Ndagira ngo mpanure mu izina rya Yesu, banurire ubuzima bwawe, banurire ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Ngo niho bari basigaranye inzira honyine.
hanyuma muri iki gikombe cya Paka ngo abanzi babo bamenya ko ariho bari bunyure. Amateka aravuga ngo baragenda bategamo intumbi z'imbeba, kandi cyari kizira ku bwoko bw'Imana bwarenga intumbi iyo ari yo yose. Ariko kuko barangije kumenya icyo bazira cyangwa se baziririzwa, ngo baragenda babategamo intumbi z'imbeba. Ndagira ngo mubwire impamvu utakiraga, ndagira ngo mubwire impamvu utinjiraga mu mugisha. Bari barateze intumbi z'imbeba, bari baraguteze intumbi z'imbeba, kuko bari bazi ko ari uzatabarirwa, kuko bari bazi imyubakire yawe kari aho ngaho iri. Batezemo ibituma utakira. Ariko umva ikintu Imana ikoze, umva ikintu Imana igukoreye, umva ikintu Imana kiyimanuye. Ni iki ngiki Bibiliya iravuga se, cyangwa amateka aravuga ngo bari muri icyo gikombe cya Paka baciye inzira y'ubusamu, nta yindi barapfukamye barasenga. Ndagira ngo dusengane, wowe unkurikiranye uri hano mu Rwanda, wowe unkurikiranye uri hanze y'iki gihugu, wowe unkurikiranye uri muri Canada, wowe unkurikiranye uri muri Amerika, wowe unkurikiranye uri muri za South Africa. Ndagira ngo dusenga, ngo barapfukama barasenga. Barimo barasenga muri icyo gikombe cya Paka, Bibiliya iravuga ngo hejuru y'icyo gikombe cya Paka Imana ihazana ibicu bitari bihari. Uhereye nonaha akira igicu cy'ubutabazi, uhereye nonaha akira igicu cyo kurengerwa, uhereye nonaha akira igicu cyo gukira, uhereye nonaha haleluya haleluya. Babonye ibicu, ndagira ngo mbabwire ntago bacitse intege, barakomeje barasenga. Uko barimo basenga, Bibiliya iravuga ngo Imana ititobora amasoko. Aya masoko aje kwenda iki? Haleluya haleluya. Ngo ikimara gutobora aya masoko, bya bicu nabyo bibyara imvura. Amazi ya mvura n'amazi y'amasoko biragenda bihurira muri cya gikombe cya Paka. Byari bije gukora ngo biragenda bikoyora za ntumbi z'imbeba zari imbere yabo. Uhereye nonaha Imana itoboye amasoko, uhereye nonaha Imana itoboye amasoko. Akamaro k'aya masoko aje gukoyora intumbi z'imbeba zatuma gukora ugahomba, zatuma gurangura ukayoberwa aho bigiye, zatuma gurambagizwa ubukwe bugapfa, zatuma gurwara indwara utazi. Uhereye nonaha Imana itoboye amasoko, Imana itoboye amasoko, Imana itoboye amasoko. Etopene salahi, Imana itoboye amasoko. Kandi akamaro k'aya masoko aje gukoyora intumbi z'imbeba zaguteranyaga na fiyanse, zatuma gutakira, zari zarafunze imigisha yawe. Ariko uhereye nonaha aya masoko akimara gutoboka agiye gukoyora izo ntumbi z'imbeba. Utangire wakire, utangire winjire mu masezerano, utangire uhumurizwe, utangire wumve gukora kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo mbabwire, kandi ntago nirirwa mbyinginga, iri bintu wabuze kubyishakamo, wishakemo ibihe byo gusenga. Ndagira ngo mbabwire, abagabo babiri biyumvishemo ibihe. Ibi bihe ntibyabajyana Kanyarira, ibi bihe ntibyabajyana mu butayu. Birava ngo ibi bihe bibemeza kujya ku irembo ryitwa ryiza. Birava ngo hari ikirema cyari cyamaze igihe kirekire gisabiriza. Sinzi igihe umaze muri icyo gikombe, sinzi igihe umaze uri murarira, sinzi igihe umaze uri umushomeri, sinzi igihe umaze uri mu ikode, sinzi igihe umaze diplome yawe yubitswe. Ariko uhereye nonaha, uhereye nonaha muri iri sengesho, Imana hari ibyo igiye kuremamo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Bageze kuri iki kirema ngo kirabasaba, barakibwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakigwa mu izina rya Yesu. Haleluya haleluya. Bibiliya ivuga ngo uwo mwanya Petero amuhereza ukuboko ngo aramuhagurutsa. Ndagira ngo Imana iguhagurukirize hagati y'abarozi, ndagira ngo Imana iguhagurukirize hagati y'abakuvuga, ndagira ngo Imana iguhagurukirize hagati y'abakurwanya, ndagira ngo Imana iguhagurukirize muri icyo gihugu urimo umenyekane mu izina rya Yesu. Ngo bamuhereza ukuboko ngo aramuhagurutsa. Birava ngo uwo mwanya ibirenge bye birakomera, ngo n'ububomba bari bwe burakomera. Ububomba bari bwawe bukomerere mu banzi, ububomba bari bwawe bukomerere aho wahombeye, ububomba bari bwawe bukomerere mu mujyi wa Kigali, ububomba bari bwawe bukomerere pero si de bonne sire dra mu izina rya Yesu. Wakire gukomera, wakire gukomera. Imana ikimara gutobora amasoko, tangire wizere, winjire mu mugisha, tangire winjire mu masezerano, tangire wakire by'Imana yavuganye nawe,
tangire wakire mu izina rya Yesu. Kandi we wizeranye nanjye, amaso yawe aze kubona ibyo atabonaga, amatwi yawe aze kumva ibyo atumvaga. Haleluya, haleluya. Amaboko yawe asuhuzanye n'abo utasuhuzaga mu izina rya Yesu Kristo. Telefone yawe yakire message itakiraga, none uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Dusengane. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi. Uravuga bikaba, watekotaye, wategeka bigakomera. Haleluya, 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 haleluya. Ndabyibuka masengesho yaherekeje umukobwa bita Esther yinjira ibwami mu gihe kitari cyo kwinjirayo. Mwami ngo amubonye amutunga inkoni. Uhereye none aha bantu dusenganye, bantu bizeranye nawe, tangira ubatunga inkoni, tangira ubatunga inkoni, tangira ubatunga inkoni, tangira ubatunga inkoni. Batangire bakire, batangire bakire, batangire bakire mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye none aha tobora amasoko aza koyoreye izi ntumbi z'imbeba zatumaga tutinjira, zatumaga tudatambuka mu izina rya Yesu, zatumaga tutunguka, zatumaga tudakora, zatumaga tutubaka mu izina rya Yesu. Ngwino ukoyore, ngwino ukoyore, ngwino ukoyore izi ntumbi z'imbeba. Urakoze Mwami, urakoze kubyumvisha, urakoze kubikoze. Icyubahiro ni kibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.